isi yanjye reka sikuru mu kumvugira ibintu ko urumva nyine ntatandukana nawe ari cyakubwira ngiye shiri ntabwo wabyumva ahubwo ikintu ngiye najyaga mpfa nawe ni kimwe gusa cyese hano ko najyaga mbona hanga ibintu by'ibigabo nazi ubwoko bwabyo nkumva nafushye ako shiri wagiye ureka byo bintu koko basi uranyizera kwizera abona kwizera rega nutse n'ubona bwo kugufurira ko ari ngombwa ntabwo byabura tu okay nimba unyizera n'ibindi byose wakabaye byumva kubera ko urabizi ko ntabikora ntabicimo sindakwizera ngo urumva twabatakiri kumwe thank you my ahubwo ngiye nibagiwe kubaza wa mwana byarangiye gute shashiri nyine wamenyereye uskuru kwitonda naramujyanye nyine mu rugo Joshua nyine ramwakira bizi ko Joshua ari umusaza ariko ntabwo ari umwana mubi nyine bafatanya imirimo uturimo two mu rugo nyine nta kibazo mbese ibintu bimeze neza nyine ejo nibwo nagiye kumugurira imyenda rero hari ibintu bimeze neza nyine umwana ari mu rugo ese ubu nta makuru wenda yiwabo cyangwa se wenda abantu bafite isano yashashiri ese nabambibwiwe n'iki nzi kwenda akora peje kuba yanakubwiye na nyuma yaho wenda amaze kuruka oya uriya mwana naramubajije numva nyine amakuru iwabo ntabwo yazi neza akambwira ngo ntabwo yibuka neza numva nyine ndavuga wenda cyafite stress ko ntabwo yibuka ese mwana ageze mu myaka 13 niko yabatibuka iwabo kuko oya shiri ibyo cyangwa uriya mwana no mwisi oya shiri ariko wagira gutekereza ibintu bibi koko nyine si ibyo ngibyo no uriya mwana aritonda waba utibuka iwabo kuko bibaho shiri watse kundakaza nina rega urabizi kino gihe tugezemo urumva bitandukanye n'ibintu byakira niba umwana ungana kuri akubwira ati ntabwo nibuka iwacu urumva nta babyeyi ngira nta na nimero yewe y'umuntu w'iwabo afite kamoni uriya mwana njyewe yambwiye yuko iwabo mama we ntawagira nese ubundi kuhibuka biramufasha icyo atagira umuryango none aha afite famiye mba naramufashe nkamutegera nkamujyana iwabo ariko nta famiye afite ariko nabwo nta kibazo nese n'ubundi ntabwo kabayeho neza sheri uriya mwana tumufashe twamugira iwacu aricyo ntacyo bitwaye pe kazabyara murumuna we nta kibazo murumuna we oya ahubwo musaza ako sheri nawe boya oya nose ushaka abakobwa babiri nese tuzabanza umukobwa oya ubwo se ubwo umuntu acuze se ugucuze cyangwa acura ubwo byahita byamira biti aya genda ahubwo byarata tukabanza tukabyara tukaba dufite umukobwa tukabyara umuhungu ibindi bikazaza nyuma okay sheri nari w'Imana izaduha nta kibazo byaba ari sawa nanjye no sheri twigendere sha twigire mu rugo n'ubundi twigire sasa bita wa mwana se wanditse nk'iryamira kuri byuki ubyutse uryamye ubu se imirimo yose hano mu rugo nuvuga ko yarangiye uburyo byutse uryamye harya mu cyaro abanaga nande na nyokuru ndabona ubutesi wari ufite mu cyaro warabuze nyina hano ese mama we yagiye he sinzi aho yagiye ajya kumuhiga niba umushaka none se ngaho mbwira ubundi papa wawe ni uwahe uzagenda ubibaze mama nta soni urumva ukuntu usubije ubuse mushubije gute ubwo wavuye mu cyaro rero uza rwose reka ndabona waryamye mu ntebe ameza ntahanaguye none ngo nzabaze inyuma cyane ko ari we naringanije se kuki utambwira so uzagenda ubaze mama ibyo simbizi abana biri iminsi mu kazi amarisa ko numva musakuza byageze ntabwo ndi gusakuza ariko nari ndavuganira n'umucyo nari ndi kumuvugisha ibintu bisanzwe n'abandi bafite n'agasuzuguro ariko se uyu nguyu ko ari umwana ubwawe urifata ukamubaza kuriya umva tambuka ujya kujya ngo ninde
Namubaza se ntabwo uziranye na mama we ntabwo uratinyuka ngo umubaze ahubwo ukabaza umwana w'ejo bundi utazi na mvare najyahe ntaho azinye anikaragarika yaryamye mu ntebe yagaramye yashyize amaguru ku yandi umukobwa wanjye ari mu kazi wenyine mu gikoni aya meza nayanagarika yashyize amaguru ku yandi mwamutoje ngo ajye asuzugura mwumva ahubwo mubwize ukuri n'ikindi ugiye n'undi munsi nk'itaye ngo nta mushiki wawe nta gasuzuguro ushaka hano kandi nawe urumva usoje kuvuga ahubwo ngo ntiyitaye ko na mushiki wawe nta gasuzuguro nyine hano iwanjye hano ni iwanjye urumva usoje kuvuga rwose ni ukuri nk'umugore w'igishongore ariko ubundi wowe ubwawe nta nubwo wishimira ko Alice aba afite undi mwana wafatika urazindutse ugiye kumubaza ibintu ngo ntacyo yakoze ngo mama we oya iyo ntabwo ari message waba uri kumuha habe namba aya meza arasatese kugira ngo yaryamyeho ameze nk'ukina n'agatumbatishije reba iri vumbi ririho nawe aryamye mu ntebe nari isanganye atararyama ubu se we ari hano ubu se nzi he ari mu kazi mu gikari akazi kamwishe undi nawe yashyize akaguru kandi mu ntebe umwana w'umukobwa hari imirimo aba agomba gukora umuhungu atakora ubu ibyo byamugiye kumutoza se ntabwo twashobokana nanakwerekana nigendera mama we mwiriranwa hano ndumva ibyo muzabiganiraho yewe mwamunzanye ibintu sawa kambihorere okay ugende neza kore nk'iki ngo uzagira ute wansanze aha usanga ndi nta kintu na kimwe ugomba guhindura ku byo ntekereza iragenda ariko numvaga wa mugore ari kuvuga ngo arashaka kumenya papa ndamubwira ngo azaze bikubaza papa wari bakwiye niko wa mugore nasanze aha yambwiraga ngo arashaka kumenya papa namubwiye ngo aze bikubaza nasundi ndabikubaza nkandi ese bite byanyu ko mbona mubyutse mwicayera oya tubyuke dukora iki ubuse tuvuge ko uru rugo nta kazi karimo akazi twe turapagasi bo muri uru rugo ku buryo tuvuga ngo imirimo yarangiye umwana wanjye yaje koza ibyombo arakubura rero ntabwo kwigwa yikaraga hano nose n'umukozi wawe yaje kuba umukozi wawe hano nawe ibyo atakoze nawe ugenda ubikora ariko ndabona mushaka kuba mwaraje kunsuzugura nta kindi cyabazanye bagusuzugura kubera iki se wowe uzisuzuguza se nk'ubwo ushaka icyo ahubwo umwana agere muri mu gikari wenyine akazi kamwishe undi nawe wamuzanye wamuryamishije ku bibero reka reka nkaho akazi yarananiwe ntakurepa nawe azaryama sibyo se ko nuba ngiye guhangana se ndabigira nte noneho guhangana nandeze ahubwo wowe ushaka guhangana uzahangana kabisa njyewe ntabwo urambwiriza gukora se ngenda umwana wawe ndi umukozi wawe ndiki cyawe kuri wowe mwana wagiye ujye kuruhuka se unaniwe se genda twiryamira sawa ubwo nyine mwaje kunsuzugura umuntu asuzuguze n'abana banyu ahubwo uzajya ubona abantu bakubaha ugiye ngo ni abakozi bawe ko atari abakozi bawe hano tuba dukora ibyo dushoboye tubyihorere nawe ubikore noneho ni ukuvuga ngo ubwo ni jyewe noneho ugiye guhinduka umukozi wanyu ahubwo ikibazo mfite mu mutwe ugira ikibazo mu mutwe wawe ikindi nkwiyamye niba ufite ubwenge bwibutsa ubundi urabaza umwana wanjye ngo papa wari ninde uramushinzwe uri mu ibarura uri mu biki ngo papa yuko twanazanye n'umwana hano wabonye papa yadushorerekana hano cyane aho urajya mu nzabamagaza ature hano ubibona reka nigendere genda nyine none rwose ndabona mutangiye kunsuzugurira iwanjye ariko we iwawe koko iki niko se musaza wawe yakubwiye nigeze mujye mwitwara nk'uko uri kunyitwaraho njye nakubwiye ngo nzakora ibyo nshoboye ibyo ntashoboye kandi ntuzitirese sibyo umwana wanjye azajya gukora ibyo ashoboye ibyo adashoboye igiye kuryama kabisa kuko ntabwo tube turakoze bawe hano ubwo ibyo ndabivugana na musaza wawe ahubwo wakerewe
niba tubivuga nawe ntacyo wowe ntacyo navugana nawe nose ubundi ubu waje kumagarije kubera iki Asa shabite. Mezabite. Kochaza. Tayari kufatira akayaga. Ese kugira ngo mushiki wanjye wihure byagenze bite? Haragutoraguye. Umuntu se baramutoragura ko atoragura amafaranga cyangwa n'ibindi bintu runaka. Umuntu ntabwo wamutoragura wenda wabati yagukuye ku wowe yagukuye ku nzira. Babora bose bagucagaho watambutse aragutwara yabonye wowe wabonye ko bafite impuhwe. Nta kibazo ariko ntabwo mbyishimiye kabisa. Ntabwo mbyishimiye. Sawa nyine ngaho ariko ibyo bintu byanyu bikwiye gusubirwamo. So ubundi mama Lisa ahora ambaza ngo papa ninde nanjye nkabura uko musubiza nkidefanda ubundi wazambwiye papa Jamani po wawe Boy. Shaka kumenya papa wawe. Papa wawe rero ngewe bibatwe cyane. Ngewe gusa impamvu wenda watinze kuba wamenya nabanje kuba ugiye mama wawe ngo bakugumishije hariya mu cyaro kwa mukecuru kugira ngo mbe ngutegurira uburyo ki wazaza i Kigali. urishimye se wishimye gute ko nabibona ndishimye ariko rero nubwo tubikubwiye uzabwira Marisa najya kubaza n'ubu uzajya umbwira ko papa utamuzi cyangwa kandi nanjye cyo kumubwira ibyo umbwira ati uzajya ubaza mama akubaza iki sibyo yego ese ubundi kuki mubibumva ntabwo byari byagera igihe cyo kubibwira Boy, turashaka kuzabimubwira ku munsi wa anniversaire yawe. Ko tuzabimubwira amenye uko bimeze. Ariko rero we na Lisa mukazajya musigana. Ugomba gufatanya imirimo ibyo utazi akakwerekera. Kugira ryari siba ngo ari ngendo mu gihugu hari igihe azatumagara hejuru kwihangana kwanjye ukaba guke Uzarwana. ntabwo narwana nawe se gusa natuza duturane Buriya rero urabizi mama Lisa ukunda kugira induru. Ntabwo ari ngombwa rero ngo ibintu byose mubyirukanse. Mugomba kubitwara gake ukamubwira guke. Wowe mwiriranwa muzageraho mumenyerane. simbizi wenda bizaza ariko ntabyo nteganya n'ubundi menya ko bizaba Oya bizakunda. tuzareba Nanjye twaramenyeranye kandi aribwo twari tukibasha kubona nawe. byose ni mu mutwe nyine nzagerageza mbyumve Okay, kambe ngiyeho gake none. Hoyi ugiye ngiye hano hepfo kode akazi ariko nyumvira agatsinda uko yitaba ese
siko niko mama yagutoje ubwo se wagira ngo umbwire ikintu nigere tora iyo myenda ujya kwimesa hano se twaje kuba abakozi iyi Harisa wawe imese ntabwo twaje umva Harisa bagiye muri mirimo kandi ntabwo genda mumburana nawe we ntunduru urwana barujyanaga hehe hasoni mwaje kurya imitsi yanjye gusa iyi Harisa wawe imese nayo twamese nutayimo umubyibure uretse ndabivugana na nyoko